Nongeye kukurarika mwene data nshuti kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana yacu. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43, turasoma n'umurongo wa 3. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isirayeli, mukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa nk'inshungu, Etiyopiya n'iseba nahatanze ku bwawe. Amen. Dukomeje kuganira ku bihumuriza abana b'Imana bahawe nayo mu ijambo ryayo. Ishaka ko tudatinya ikintu cyose, kuko tuzi uwaduhamagaye kandi abana natwe, ndetse tugahorana ibihe byose n'ahantu hose. Izina rye nirishyirwe hejuru. Kandi tuzi ko abana natwe nk'ingabo idukingira, ngo aturinde mu bimeze nk'imiraba ndetse no mu bimeze nk'umuriro ugurumana, kuko niko ijambo rye ryatubwiye, kandi n'uwo kwizerwa ibyo avuga n'iby'ukuri. Ntabwo twavuga ko mu isi hatarimo ibirushya n'ibitugora, ariko imwe mu nyungu zo kuba umwana w'Imana ni uko tugira ubwugamo n'uburinzi bwizewe, kandi ibyo byose tukabigira nk'ibihoraho, nubwo tutabirebesha amaso cyangwa ngo tube twabwira umuntu ngo ngibiriya, ariko uburinzi bw'Imana n'ubwugamo yateguriye abana bayo birahari kandi birizewe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mu gukomeza kumva ibihumuriza, uyu munsi tugiye kumva iduhumuriza ngo ntutinye, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, umutabazi wawe. Imana ni umwami wa byose, kandi byose biri munsi y'ubutware bwayo, kuko ni umwami w'iteka, ni umwami wa hose, ni umwami w'igihe cyose, ni umwami udahinduka, ni umwami udapfa, ni umwami udakurwa ku ngoma, ahoraho iteka ryose. Rero nta kintu na kimwe adategeka, kandi nta n'ikintu na kimwe atagenzura. Ni Imana yawe rero. Ibi ni ibivuga ngo ubutunzi bw'Imana bwose buri munsi y'uburenganzira bwawe, kuko uri umuragwa hamwe na Kristo umwana wayo. Imana ni umwami wawe, ukontorora byose, uzi byose. Aleluya. Kandi ibyawe byose biri munsi y'ubutware bwe, n'iby'abandi n'iby'ibigutera byose biri munsi y'ubutware bwe. Ikindi ni Imana yawe, ni ukuvuga ngo uri umuragwa. Ibyo atunze byose ni ibyawe, bifiteho umugabane. Izina ry'Imana nirishimwe. Iyo dusomye hariya mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 17 aratubwira ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe, ngo duhane ubwiza nawe. Ntabwo rero Imana yaguhinduye umwana wayo by'umuhango, ahubwo uri umuragwa. Kukugira umwana wayo yaranakwishingiye, ibyo itunze ni ibyawe. Aleluya. Imana rero ikubikiye umugabane, kandi guguha buri munsi umugabane w'ubuzima, umugabane w'imibereho, umugabane w'amahoro yayo, umugabane w'ineza yayo, umugabane w'ubuntu bwayo. Aleluya. Umugabane uvuye ku Mana urimo byose, ni package irimo ibintu byose. Imana ishimwe rero ko yaduhinduye abaragwa. Imana kandi ni umutabazi wawe mu rupfu, mu guhambwa no kuzuka kwa Kristo. Imana yaremye ubutabazi buhoraho kuri buri wese uzizera umwami Yesu Kristo. Iyo dusomye hariya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 7 umurongo wa 25 haratubwira ngo niko
nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Kristo abasha gukiza abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho ngo abasabire. Imana rero ni umutabazi wawe, kandi ubishoboye abasha gukiza abegerezwa Imana nawe. Kristo uwo ni umurimo we wo gukiza buri wese wegerezwa Imana nawe. Ubwo rero wegereye Imana, humura, ntabwo cyegereye ibiteye ubwoba, wegereye ubutabazi bwihuse kandi buhoraho. Izina ryayo nirishimwe. Ku bubata bwose rero wahura nabwo, ku cyaha icyo ari cyo cyose wahura nacyo, ku kibi icyo ari cyo cyose wahura nacyo, Yesu ni umukiza wawe. Izina rye nirishyirwe hejuru. Ndagira ngo rero nkubwire mwene data, mushiki wanjye, icyo Imana ivugana nawe ni iki ngo ntutinye, kuko nagutoranije kandi naguhamagaye. Ntutinye kuko ntagutaye. Aleluya. Kandi ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, ngufata ukuboko kw'iburyo nk'uko umubyeyi afata ukuboko k'umwana we. Kandi ntutinye kuko nakuremye kandi nkakubumba, naragucunguye uri uwanjye. Ntutinye kuko nkuzi izina, ndi umwami wawe ushobora byose, Imana yawe, umukiza wawe. Komeza rero ugirire Imana icyizere, kuko ikubereye byose, kuko Imana ikubereye ubutabazi bwuzuye. Nta na kimwe ukeneye cyo kukurengera kitari muri aya magambo. Akiri ihumure ryuzuye rero, kandi Uwiteka akomeza ryuzuza umutima wawe, riwusaguke kugira ngo nawe ubone uko uhumuriza abandi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.